ni umwanya w'ikiganiro amasaziro umwuka. Icyo uyu munsi turaganira uburyo kutumva imvugo ya Yesu Kristo cyangwa kutumva imvugo y'Imana bitera gusaza mu mwuka. Birumvikana ko ugira umugisha wo kumva no gusobanukirwa iby'Imana ivuga aba ari umunyamahirwe. Mu busanzwe umuntu wese n'umwizera Kristo cyangwa umukristo by'ukuri uri muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Iyo ari icyaremwe gishya abafite amatwi yo kumva imvugo y'umwami Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana ivuga. Hahirwa amaso areba ibyo mureba n'amatwi yumva ibyo mwumva, kuko abahanuzi n'abami benshi bifuje kureba ibyo mureba no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Aya ni amagambo Yesu Kristo yivugiye mu butumwa bw'isuko bwanditswe na Luka igice cya 10 umurongo wa 23. Yashaka kugaragaza yuko hari igihe abantu bashobora kubwirwa ntibabashe kumenya n'ibyo babwiwe. Niba Yesu yarakunze kuvugira mu migani gutya akavugana byinshi abantu babisobanukirwe, hanyuma hakaza kugira abaza kuza kugenda basobanukirwa icyo avuze, bisobanuye ko hari n'abantu bumva bakumvirana ntibabashe kumenya icyo umwami Yesu avuze. Ni muri urwo rwego tujye kurebera hamwe kumva no gusobanukirwa icyo Imana ivuze ko ari byiza. Turaza kurebera hamwe mu itangiriro ryo kurema, tuze turebe mu mateka yose y'isezerano rya kera abatubanjirije uko bagiye bumvira cyangwa se uko bagiye bananirwa kumvira n'amaherezo yabo. Hanyuma turebere na hamwe muri iyi minsi ko Yesu yagiye avugira mu migani, ko Imana yavuze ati mbasigiye umwana wanjye nk'uko abakera bavugiraga mu buhanuzi, ariko ubu noneho umwana wanjye azavugira mu kanwa ke neza, muzumva amagambo ye nk'uko byanditswe mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 2. Ni muri urwo rwego uyu munsi rero tujye kubiva muzingo n'abakozi b'Imana. Ndi kumwe na Pastor Emmanuel Wambaje, Pastor Justin Gatanazi, abo nibo tujye kubana muri kiganiro nk'uko bisanzwe. Ntibanamenya hari avuga ateze ati umwuka umuntu arasaza. Ariko gitangira twari duhari kandi harimo abantu bashaje nyuma yacyo. Nkeka ko rero dufite n'ingero nyinshi muri Bibiliya z'abantu batangiye neza bagasoza nabi. Ikibazo cyari bazaga ngo se n'umugambi w'Imana ko umuntu atangira ibi bintu turimo abyemera ari byo, ari uko iminsi igendiza bikarangira ashoje nabi. Tuza gusanga atari umugambi w'Imana, kuko biravuga ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza uw'imbere ahinduka mushya ko bwije nuko bukeye. Hari imbaraga Imana yatanze zo gutuma umuntu atakwiye gusaza. Twarebye impamvu nyinshi. Abakuriye kino kiganiro kuva cyatangira kugeza uyu munsi twabonye ibintu byagiye bimara abantu. Ariko ikintu twabonye abantu bahuriraho bose ni iby'isi. Ni iby'isi, kuko ubona abantu benshi bitwa abantu ko ari abantu b'Imana, ugasanga n'ikiciro cy'abantu bafite inzara, bashonje, ugasanga barasenga cyane, Imana ikavuga ati nzanabagirira neza, ikagira igahindura n'imibereho yabo. Ariko iyo mibereho ihinduye igahinduka urupfu rwabo. Hari n'abandi usanga bari mu kazi ejo ko akabazamurwa muri ka kazi agakomera bikaba urupfu rwe. Twabonye rero n'ibiguzi, twabonye ibintu byinshi. Tubona ko n'Abisiraheli Imana babwiye kubajyana i Kanani, kandi tubona abahungu ba Yakobo, imfura Rubeni, ngo yageze hafi i Kanani bari kuhabona abona urwuri, aravuga ati i Kanani ntawe nkigiye. Ni Mose kada ingenga Mose ati unyemerere rwose singeyo ngo nzanabafasha. Mose amubaza ati ko ari gahunda ko duhaguruka, uzi ko gahunda niyo twagurukanye aho tugira hazi bigenze bitaravuga tumva rero ni heza koko, ariko ntago nabona heza ruta hano. Hari n'abantu bavuga ati iryo juru bavuga rifite ibiki, ati ni ryiza ariko kandi nibyinabira. Mose aramubwira ati kuri imfura akariwe mukuru wo kwa so kabetse amagufa ya Yosefu, bamwe bapfuye bifuza kuhareba ntibahabona, none amavuta amagufa yabo yahetse. Hageze y'amagufa wowe ho uri muzi murareba. Ubwo urashaka kugumura abandi bana bagifite umuhamagaro kujyayo, aravuga ati nzabafasha njye mbafashe kurwana, nimara kubona buri wese abonye ahantu he garuke nture hakuri n'ahangaruke naha. Dufite abantu biyemeje gufasha abandi kujya mu ijuru batajyayo, bakabivuga bakabiririmba bakabyigisha, ariko bakagumina bo batajyayo kandi babizi. Ubwo rero abo turi kumwe turababwira ko niba hari umuntu duteze amatwi waba urugendo turimo yararutangiye, akaba we n'umutima we ahamanya n'Imana ko yarutangiye, amenye ko hari benshi barutangiye bagwa mu nzira,
ariko biri kavuga ngo iyo baza kuba abanyabwenge bari kwita ku iherezo ryabo. Uyu munsi rero niho hatubwiye uti abantu bazira iki ko batumva, kandi uretse n'ibi biri twereka abantu b'Imana baracyavuga ko abantu bakwiye kwitwara neza muri iyi nzira. Watubwira amagambo y'Imana atwereka ukuntu Yesu yabwiye abigishwa be, yaravuga ati abantu bazicuza ntagihari, narababwiye ndababurira ntibabyumva. Hano hageze Yerusalemu bamwereka imyubakire y'urusengero arayiririra, bamubwiye ngo bamwereke Yerusalemu ngo arebe, ararira, aravuga ngo iyo baza kumenya ko bagenderewe, iyo muza kumenya ko mwagenderewe ari uko mutabimenye mwabyanze, ngo igihe kizaza umwanzi wanyu abazitire abarimbure. Ibyo turabizi. Uyu munsi rero mu kiganiro cya none hari inkuru noze nsoma, hari nyinshi zihari, umwanya wacu ntaba ari munini, ariko inkuru noze ndeba niyo mu gihe cyo kwa Nowa. Nahoze nibaza ngo abantu bari uyu munsi bose nabakomoka kwa Nowa, kuko isi ya mbere yarashize. Ibice 6 mu itangiriro nabonye umurongo wa 5 nsanga ngo iyo abantu batangiye kuba babi, Imana ifata icyemezo. Ni byo rwose nabisomye ibice 6 umurongo wa 5 haravuga ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu ari mbi cyane mu isi. Umva kandi nibyo bibwira mu mitima yabo, itekereza ibibi gusa iteka. Ngo Uwiteka yicuza icyatumye arema abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije icyatumye mbarema. Akivuga ayo magambo rero ngo yaje kubona umuntu hepfo, ngo ariko Nowa we agirira umugisha ku Uwiteka. Icyo nize muri aya magambo abadutse amatwi babyumve kandi babyitegereze. Usomye itangiriro he pastor 6:5. Iyo ibibi bibaye byinshi hari kimeze Imana ifata. Kandi igifashe gusa kubera ko Imana ari urukundo ikaba n'umucamanza. Hari ibintu nkundira Imana, nyikundira ibintu bibiri: Imana n'urukundo, ikaba n'umucamanza utabera. Ibonye ko ifashe icyemezo gikomeye, ishaka uburyo ki iburira abantu kugira ngo ibone uko ibona hihera ikata urubanza. Niyo abanyabyaha ari bake yayirindira bakaba benshi. Wabibonye yabwiye abana ba Aburahamu ngo ntabwo nabajyana mu gihugu ngo cy'Ikanani kubera impamvu ebyiri: ari mwebwe ubwanyu ntimuragwira, ntimwajya mu gihugu muri bake, ariko kandi aho mujya naho ibyaha biracyari bike. Urumva ikintu? Ni ukuvuga ngo Imana irakiranuka ku rwego ntabwo yaguhohotera, ntiyaguhora ubusa. Niyo mpamvu n'umuntu twumva ufite ibyaha bike narekeraho, kuko nakomeza hari imyanzuro. Urumva bine abangaba b'Ikanani iyo baza kurekeraho umwanzuro ntari gufatwa. Icyo nshaka wenda kuvugaho gato hanyuma mushumba gatanza agakomeza, nuko Imana bajya bavuga ngo tujya yicuza. Bajya bavanga Imana ngo umuntu ngo yicuze, se n'umwana w'umuntu ngo yibeshye, niko bajya bavuga. Ariko hano iravuze ngo yicuza icyatumye ire mu muntu. Irangije iravuga ngo icyatumye Imana ifata icyemezo hano ni ibintu bibiri. Yaravuze ngo ibyo bakora ni bibi, ingeso zabo ni mbi gusa. Ariko ingeso zishobora kuba mbi, ariko no mu mutima ari mu kintu cyiza. Yaravuze ngo noneho nibyo bibwira nta kizima gihari. No kwibwira kwabo hari ingeso z'inyuma. Hano ntago ari byo bibwira. Bavuze ngo iki bagambirira. Muri ya bibiri yacu ni za planification zabo. Nibyo bagambirira. Akabaro gukora bibi none, ariko n'imbere no mu mutima we nibindi bihari, nta kintu kizima gihari. Nta kintu kizima mu migambi nta gihari. Muri gahunda ze, muri za planification ze, ari gutegura kuzakora ibintu bibi. Arimo ibintu bibi gusa. Ari gutegura kuzakora ibintu bibi. Ibyo akora ni bibi, n'igatekereza ni bibi. Ntacyo utegereje kuri we. Ibyo agambiriye ni bibi. Wambasha yakomeza. Ubwo rero Imana rero itifata icyemezo iravuga ngo nubwo isi nayiremye ikaba ifite ibiza byinshi, ariko kubera ko umuntu ari we responsable w'iyi si, ndarimburana n'isi n'ibiyirimo. Igiye kurimbura rero ibonamo umugabo utameze nk'abandi, umwe umukiranutsi arahenda. Ndimo mbwira abantu turi kumwe, baba bari mu kazi, ukabura umuntu umwe mu kazi uvuga ukuri, ukabura umuntu w'ukiranuka huba, ntuzicuze ngo ugire ntiwakiza abandi. Hari igihe umuntu avuga ngo
ndasigara ndumwe kubera iki ariko Imana ibonye ko Nowa hari iramubwira ngo Nowa ubwo hari ntabwo cyakemezo kigifashe uko cyari kimeze iramubwira ati ntuho rero ibarize inkuge ubwo tujye kuvuga rero bya bindi tubwiraga kare iramubwira ariko iyo nkuge n'ubwo yibaza ntitaye ku bibi by'ababandi babandi ba mbere turi ku kiganiro kivuga kutumva imvugo y'Imana yusomye usanga ari Imana amubwira ati ntitaye ko abantu ari babi wowe uri mwiza uba ku bwato nzarimbuza abantu amazi ariko babwire baze bajyemo Nowa Bibiliya avuga ngo Nowa yari umuvuga butumwa ngarababwiriza ahera hirya no hino arabwiriza byarangiye bamusetse kandi asubiramo ko Imana yavuze byafashe n'igihe kinini ubuza bagiyemo niwe n'umugore we n'abahungu be 3 n'abakazana be 3 b'abantu 8 Imana iravuga ati rero kubera ko mbona ko ngiye kurimbura isi n'ibiri mu muzarya ikimuvuyeyo reka ndukora amatungo wenda ubutaka buzongera bubeho ikayirokora inyamaswa ijyana mu nkuge abantu bareba kuko izi nyamaswa zagiye mu nkuge zinjiyemo ku manywa ni ukuvuga ngo abantu babonye bwa bwato yubatse inyamaswa zijyamo bareba kugeza igihe imvura iguye baranze kandi barumvise Pastor Juste abantu barumvise barabwirwa kandi bakabwirwa ko ari Imana yavuze gutya ahangaha turi kutumva imvugo y'Imana kutumva imvugo ya Kristo bitera gusaza mu mwuka iyo nkuru wayumvise wakomereza warageze ahubwo se urumva birimo gusaza gusa ntago birimo gusaza gusa kutumva Imana kutumva Kristo kutemera ko Imana ivuze kutemera ko Yesu avuga kutemera ko umwuka wera avuga ntabwo bitera gusaza mu mwuka gusa ahubwo bitera n'urupfu bitera n'urupfu kandi urupfu rwuzuye urupfu rw'umubiri urupfu rw'ubugingo urupfu rwo mu mwuka mu by'ukuri nta hantu hasigara kuko imvugo y'Imana ibeshaho ijambo ry'Imana ribeshaho kubera ko ijambo ry'Imana niyo ryabeshejeho ibintu byose kandi ijambo ry'Imana niryo natwe ritubeshejeho kugeza uyu munsi wa none ijambo ry'Imana niryo ritubeshejeho ku bantu bakijwe abanyamwuka niyo Imana igiye kuzakora ibintu akenshi ibanza kubivuga burya mu mwuka biba biriyo ijambo ryayo rikazabirema rikazabizana bifatika bitangira biri mu mwuka hanyuma ijambo ry'Imana rikazabirema rikabizana bifatika ari ibintu bifatika rero mu by'ukuri abantu bo mu gihe cya Nowa mu bintu bintangaza ndagenda nkasa nk'umuntu usubiye muri kiriya gihe nkareba iriya filime nsa n'umuntu uremye iriya filime yo mu gihe cya Nowa kubera ko ntabwo higeze habaho ikintu cyo kwivumbura ngo avuge ngo ntabwo mwamfashije kubaza inkuge none ntimwinjire ntabwo iryo jambo Nowa yarivuze nk'umuntu w'umukirisitu hari igihe yenda tugira intege nke tukivumbura tukanavuga nabi kavuga tubarane banamfashije n'Imana nta nubwo yanavuze atari ko aba bantu barandakaje cyane batuma nishuza n'impamvu nabaremye bakora ibintu bibi n'ibintu bagambirira ni bibi uzi gukora ibintu bibi ukanabigambirira kagambira buriya ikibi cyakugwirira ariko burya yuri umuntu ukora ibintu bibi warangiza ukabishyira no muri gahunda zawe zikabamwe ibintu bibi burya ubukabije uburi ruharwa imbere y'Uwiteka Imana hari njya muri iriya filime buriya ngo inkuge Imana ijya kuzana imvura y'ikuzimu niyo mu kirere kubera ko hazamutse imvura ikuzimu Bibiliya bavuga ngo yafunguye amasoko y'ikuzimu na hejuru burya Imana igera za robine hasi kandi nta nubwo imvura yari yarigeze igwa na rimwe bavuga ngo hari burya mu nda y'isi haba imvura no mu kirere haba imvura amazi hejuru no hasi ibyo byo abizi ubumenyi bw'isi abize ibintu bya geography barabizi ko mu nda y'isi haba amazi no mu kirere haba ariko no mu kirere haba amazi aho hose rero Imana yarafunguye ariko ikintu cyanangaje ndi gusoma Bibiliya mbere yuko Imana ifungura urugi rw'inkuge rwafunguye iminsi 7 ako kintu no wavuga ngo uyo wari umuvuga ngo nukumva nushaka kubyihorera Imana yabwiye Nowa ati inyamaswa zijyemo umenye ko zaci inyamaswa ntago Nowa yaratuye muri pariki yaratuye mu bantu ariko inyamaswa zaciye mu bantu reba iyo minsi 7 hakinguye urumva ubusa ntiyakinguye bwo urumva n'ubu harakinguye urugi rwamaze iminsi 7 ngo rufunguye noneho ikintu gikomeye icyo kintu cyabaye ndimo ndasubira inyuma nkareba ingurube ziri kwinjira
kuko hinjiraga ngo ishashi n'imfizi cyangwa se ikigabo n'ikigore bitewe n'ibiri kwinjira ibyari byo. Ndimo ndareba utunyamasyo turi kwinjira. Imana iyo minsi 7 ko ari kugira ngo n'utunyamasyo tugenda buhoro. Izarangire twaragezeyo. Burya Imana izi ko ariyo yahaye ifarashi, imbaraga z'ifarashi, ariko iranabizi ko ariyo yahaye utunyamasyo kugenda kuri iyi. Avuga ati rero mbikoze umunsi wa mbere nkatanga isaha imwe, utunyamasyo ntitwazagerayo kandi nabantu urenganije. Kandi pastor wambaje batubwira ngo Imana ntigirenganya, ntago ihohotera abantu. Rwose Imana ntago ihohotera abantu. Irakiranuka ku rwego. Nanjye n'umugabo kugihamye. Ikimanza zitabera. Ragatize akanyamasyo ko kuri akagenda ninatanga iminsi myinshi yo kwinjira. Imana ishaka n'ibimenyetso. Ifarashi zo zireta zinjira ndabibona. N'ingwe n'intare ukuntu byiruka n'urukwavu birahita byinjira, n'urukwavu narwo rahita rwinjira bitewe n'ukuntu rwiruka. Ariko Imana izirikana ko yaremye n'akanyamasyo, kandi akabari yagahaye ziriya mbaraga. Garuka aho ngaho. Ninde wabwirije izo nyamaswa? Ninde wazibwirije ngo zize? Ninde wazibwirije ngo urumva inyamaswa nazo ntago haje zose. Kuko wavuze ebyiri. Ebyiri. None urumva utunyamaswa natwo tunyamasyo harimo twakijijwe. Byose kuko gukizwa nukuva muri bene wanyu, Imana n'ijwi ry'Imana, nukuva mu rupfu. Urumva utunyamaswa kwari twinshi. Imana ishaka kurokuramo tubiri. Nkuko umuntu ashobora kuba ari muri famiye, Imana ikabwira umuntu umagakizwa ari umwe, abandi kabareka atarakuyabaretse. Ahubwo wemeye akaza. Ninde watubwiye ngo tuzi ko twumviye? Ni itegeko ry'Imana. Itegeko ry'umwuka. Ni itegeko ry'Imana. Twarumviye ariko ubwo. Ni itegeko ry'Imana. Ariko nyine turumvira ko tumbira ngo twari kurokoka. Se buriya ntibabwiye twinshi, wenda tureke ko twumvira. Oya, gahunda y'Imana ko ari uko tubiri ari ikigabo n'ikigore, ishashi, isekurume, kugira ngo gahunda izakomeze. Kandi umuntu ni mubi, buri ibintu byose byaremwe kubw'ubumuntu, buriya byanazize n'umuntu. Byanazize n'umuntu. Byarime kubera umuntu. Byagomba no gupfa kubera umuntu. Ako kantu gasubiremo neza pastor. Abantu ni wabishe n'ibintu. Nyine byaje ari bimukikije. None se ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Ijambo ry'Imana rivuga ko ibyaremwe byose birimo biraniha. Birimo birataka. Biri mu bubata, birimo birataka, birimo biraniha. Ndetse n'icyo turimba indirimbo ivuga ngo kandi ibyaremwe byose uko bingana. Bitegereje impanda ye. Bitegereje impanda ye. Ntago ari byo nshaka kwinjiramo cyane, ariko abantu bazi ko inyamaswa zizajya mu ijuru. Hari ababizi gutyo. Si cyo nshaka no kwinjiramo, ariko kubera iki umurimbyi avuga ngo ibyaremwe byose byiteguye impanda ye. Mu Baroma havuga ngo biraniha, ngo birataka. Kubera ububata birimo bwo kubora n'imiruho. Ngo kandi ngo ntabwo bitaka ngo kubwabyo, ngo nukubera ngo wabishyize muri ubwo bubata. Ni umuntu nyine. Kandi ijambo ry'Imana hariya muri Yohana 16 hari abavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Mu zindi Bibiliya ntago ari ko havuga. Haravuga ngo kuko Imana yakunze isi. Ntabwo Yesu yaje gucungura umuntu gusa. Kuko Imana yakunze isi byatumye iyiha Yesu. Byatumye iyiha Yesu. Rero urumva gucumura k'umuntu twateye ibintu byose ikibazo. Arebe ibidukikije, urebe kuntu imvura imeze, imyuzure, imitingito, izuba, byose si byaha. Urumva icyaha cy'umuntu nicyo giteje isi ikibazo. Urumva icyaha cy'umuntu giteje ikirere ikibazo. Kandi ni nayo mpamvu bajya no mu nama ntibashobore gufata ibyemezo kubera ibyaha. Bura baramutse bakiriye Yesu zira nama bakazikora bafite Yesu. Bose bafata ibyemezo. Muri bo ndabizikora baba bafite Yesu. Ntabwo ndi kuvuga bose. Burya bafata ibyemezo bizima. Ariko ikibabuza gufata ibyemezo bizima ni ukubera kwangirika kwa kamere. Kuko buri muntu wese agera muri iriya nama agashaka kugira ngo ubwibone abe akomeza atera imbere mu buryo bw'ubukungu, kubera kwa kugambirira nabi. Ariko hano ntugire ngo twayere kuko ikirere turimo ikirere ni Imana yakiremye, kucyangiza n'icyaha. Urumva kucyangiza n'icyaha. Niyo mpamvu nkubwira ngo Imana yafashe Yesu imuhereza isi, ntabwo amuhaye abantu gusa. Yamuhaye ikirere, imuha abantu, imuha n'inyamaswa, imuha n'ibidukikije, imuha n'iyi oxygene abantu bari kwangiza. Ko niyo umuntu ahumeka nayo yaje kuyicungura. Abantu baramutse bakiriye Yesu bafata ibyemezo bizima bituma na oxygene igira amahoro. Asubira bwa buzima nk'ubwo muri Edeni. Urimo urumva kubera iki se abantu bakuru bati ibidukikije murabimaze.
mumaze ibitukikije mugerageze murebe ukuntu mugira gute mubirwanaho ariko umwana w'umuntu ntiyumve za nyamaswa Imana yaremye kugira ngo uzirebe unezerwe zigira ikintu zikumarira iriya ekosisteme kuri akuntu habaho ikintu cy'urufatanye mu bintu Imana yaremye bigafasha umuntu reka mbendetse aho ngaho ariko ubwo twari tuje ku gihe cya Nowa tuvuga ko turimo turarebera filime yo ku gihe cya Nowa ni filime turi kureba yo ndebye ira filime nyine yo ndebye ira filime inzovu irinjiye ikigabo n'ikigore cyangwa se ishashi n'isekurume simbizi ukuntu babivuga ku nzovu nazira nyamaswa zose ntabwo ndi buzirondore ngo nzirangiye n'imbwa n'impyisi n'ipusi n'ihene inyamaswa zose zirinjiye kugera ku tunyamasyo arega ntimugire ngo nibiriya gusa n'iminyorogoto n'ibindi byose birinjiye none ndi kwibaza umuntu arimo arabireba hani mwazavuga umuntu kutumva imvugo y'Imana burya Imana hari igihe ivugisha ijwi ariko hari n'igihe ivugisha ibimenyetso tubibwira n'abantu nabyo babyumva byose ni imvugo y'Imana hari igihe n'Imana ivugisha ibimenyetso murabizi ko abantu bagenda mu muhanda bafite ukuntu bavugana akakubwira ngo ngiye gukata iburyo ariko ntago ari buve mu modoka ye ngo aze mu modoka yawe akubwira ngo ngiye gukata iburyo ngo nyito ariko natwe mu itangazamakuru turabyiga communication nuko habaho communication y'ibimenyetso hariyo kuvuga hariyo n'uburyo butandukanye nyine urumva ngo bimenyetso bimurika n'urugero nari ntanze birushanyije na leta ifite ukuntu ivugana n'abashoferi batwaye mu muhanda yego ibizamura ibintu bishushanya hasi ibintu bishushanya mu muhanda ibintu bimanika mu muhanda ibintu bimurika hariya leta ikaba ifite ukuntu yavuganye nabo niyo mpamvu babyita ngo le code de la route ni code ni ibintu biba biri hagati ni ibanga riba riri hagati y'abo bantu babiri hagati ya leta n'umuntu utwaye n'abantu bagenda mu muhanda niyo mpamvu banza kubyiga ibyo mbivugiye ko ndashatse kuvuga yuko Imana igivugisha n'ibimenyetso noneho rero hariya hantu rero ntabwo mutagira ngo natandukiriye twa turi gushaka kureba ya filime twavuga tureka dusubire inyuma turebe ya filime bira bintu biri kuba buriya hari ahantu Imana ntiyari irimo ivugisha ibimenyetso yari ivugisha ibimenyetso ariko kubera urwego umwana w'umuntu yari yaragezeho rwo kuba mubi ntiyashoboye kureba ntiyashoboye kumva iyo mvugo y'Imana ngo abone ko hari ikintu kidasanzwe kigiye kuba niyo mpamvu Imana yavuze ngo bakora ibi no mu mitima nta kiza kibamo nta kintu kizima urimo urumva ukiraho abantu badukurikiye turi mu kiganiro cyo kutumva imvugo y'Imana kutumva oyaye ntago ari gutumva gusa kutumva kutareba kudatekereza ibimenyetso byose byo mu muhanda mbese nta kintu bitayeho byose twabishize hamwe kutumva imvugo y'Imana nashaka niba tumva anarebe arebe ibimugose arebe atega amatwi nta ibimenyetso hanyuma badukurikiye ushobora kohereza ubutumwa bugufi kuri 0789635482 0789635482 iyi nimero no kuri WhatsApp igitekerezo cyawe turaza kugisoma urubyo nazo mvuga iyo mvugo y'Imana hari igihe Imana ivugisha n'ibimenyetso Imana ikavugisha ikavuga mu buryo bw'ibimenyetso igaca amarenga icyo kintu cyarimo kiri kuba umuntu ufite ubwenge nibutse mu bafarisayo harimo umugabo mwiza witwa Nikodemo nubwo nawe nyine yari afite ikibazo nk'icyabene nabo b'abafarisayo yari umudogiteri muri teoloji yabo kandi ari umuhanga bemera ku by'amategeko ariko we icyo namukundiye yari umwigisha mwarimu ntago yari doctor yari umwarimu ntabwo yari yarabyize ngo berekere aho ngaho yari umwigisha mwarimu muri kaminuza yari professor n'ibintu yigishaga ariko Nikodemo ngewe icyo namukundiye yakoze hari ibintu bita observation cyangwa se kwitegereza ngo yitegereza ibintu Yesu akora arabisesengura agira umutima mwiza wo kutarwanya Yesu asesengura ibintu Yesu akora ngo yari yarumvise n'ibimuvugwaho arangije yumva n'ibintu Yesu avuga yumva nuko yigisha haravuga ati umuntu ukora ibi bintu mu bafarisayo ntabwo abaho muri bene wacu no mu butwiganye umuntu uvuga ibi bintu ntawe mu bafarisayo ntabwo abaho kandi no mu bantu ntawe ubaho ibi bintu byonyine uyu muntu avuga n'ibi bintu akora umuntu wabasha kubikora n'umuntu wabasha kubivuga ni umuntu wavuye ku Mana cyangwa se umuntu ukorana n'Imana mu buryo buri direct kabisa warabireba arabisoma iyo karite arayisoma arayimenya aravuga ati rero ningeho ku manywa bazanyica
yavuga ati sindi butaka idini nuko ribera ubu hari abantu banze gukizwa kubera kompanyi kubera abantu agendana nabo kubera abantu basangiye amafaranga kubera akazi akora position arimo akumva iby'Imana arabikunda ariko yareba abantu babana nawe wagiye muri babasazi Nikodemo rero icyo mugani kizi yaravuze ati wamwakara ndevu nijoro tugikubwira abantu rero ariko Yesu numugwaneza je nkunda Yesu akora wayimuha ibaza ukuntu Yesu yari wowe baza umuntu waze gukizwa ku manywa akaza nijoro nkabatiza umuntu nijoro se nje murugero nkabatiza umuntu batswe nijoro nje nzumuntu ntabwo ari kumwumva naganiriye nawe oya icyo kibazo kiraza kutwicicika oya ni wa kera kuko urumva yari umugore wa burugumesitiri mu mateka abaye mu gihugu noneho amenya Yesu aramuryohera hari abana ariko batazi burugumesitiri gerageza gusobanura ararubyiruko rukuri iki kiganiro ni ibintu byabaye ni ibintu byabaye burugumesitiri yari nkanda ariko ndagira ngo abana badukuriye mu rwego rwa meya ni nko mu rwego rwa meya yari meya akatameya munini ni munini ariko komine burya yagereranywa n'akarere komine nk'akarere ni nk'akarere ntacyo noneho rero amenya ibya Yesu akabimenya aba mu cyubahiro bimuryoheye umugabo amenya ko umugore yabimenye aramubwira ati rero urabona urwego tubamo y'abakazi nkora uzibeshye kandi bari abantu bateye ubwo bico gihe umva uzibeshye yo kwagiye mwabari abasazi ubu ngo abantu barasirimutse bafite insengero nziza barakara bafite amamodoka nuko umugore arangije avuga ati ibintu rero kugira ngo mbibure kandi babitaga ba mungu aragenda ashaka pastor amuga ati pastor nijoro ntiwambatiza mu gicuku batareba nta muntu hari baramubatije none se itoro ryemeye ko batije bashatse abantu baramubyemeye nyine ubwo nukuvuga ngo okay nta kibazo kagiye komezi wanje kwatsa nijoro kakomeze kwa professor Nikodemo oya niba Nikodemo yarakiriye navuze ntitugaruke kuko oya niba Yesu yarakiriye Nikodemo ubwo no kubatiza wamubatiza nyine naho pastor Gatanazi yanze kugisubiza wigisubiza uzagisubiza ubutaha ntacyo tuzakigarukaho tuzakigarukeho pisine irahari n'amatara arahari uzabutubwira uko bizagenda kubera ko urumva hari igihe idini rivuga ngo abantu babatswa gutya noneho wowe wanyuranya n'ibyo ngibyo idini ryashyizeho uko babatizwa amazi menshi se kaza tubiretse sabega ikindi ntacyo tugende kaza tubiretse oya uri kushima Nikodemo urangiza ibya Nikodemo dukomeze iby'umwigisha professor Nikodemo ako kana badukurikiye professor Dr Nikodemo arabireba ariko asoma ikarita arayimenya asoma Yesu ugamenya cya kibazo cyawe Clement kumenya igihe nta nuwamwibwishije umva yabyumviraga iyo ngiyo yibereye aravuga ati ariko bene wacu nubwo batuka uyu mugabo yavuye mu ijuru nta muntu ushobora kuvuga ibintu nk'ibyo ngo akora ibintu nk'ibyo akora ataravuye mu ijuru none ninjye yo kumanywa bene wacu baranyica baramera nabi ibi hari abantu bashobora kumva ijwi ry'Imana bikabatera bakarimenya bakabafata n'umwanzuro wo gukizwa ariko bitewe n'ukuntu amadini cyangwa amatorero ameze batise nzamanuka nte ngo njye mu itorero nzamanuka nte ngo njye mu idini akabireba yareba ibyo bintu ukuntu bimeze akumva ntiyabijyamo kandi mu mutima we mu by'ukuri yumva yahinduka abyemera umutima wabyemera ibyo birimo biranyibutsa uriya mugabo witwa Namani wari umugaba w'ingabo w'Isiri dangiza Nikodemo ndabugaruka ntabwo ndi butinde ukuntu bamubwiye kujya muri Yorodani yari biziba arabase iwacu ko hari imigezi myiza ubwo naho nigeze kuri Nikodemo iwacu ko hari imigezi myiza ariko se nawe imvugo y'Imana ariko se kubera icyo wumva ahubwo bitari muri uyu murongo biriya se buriya Elisa cya kintu yaramubwiye sibwo buryo Imana yari imubwiye mu gukira ntiyarabwanze wowe ubihereye nyuma jya kugakobwa basi wowe urahaza mukanya reka uhita ujyaho mukanya kanye nagize Dr Nikodemo bakobwa kamuzanye uhita wajya muhategura uhita ujyayo kandi karagakobwa agakobwa ko mu rugo kabwiye nyirabuja karamubwiye ngo icyamba databuja agasaga umuhanuzi w'iwacu yamukiza ibembe umwana wo mu rugo bamuvanye ku rugamba ariko kaza amakuru amakuru banze kwatesha agaciro
azanwa n'umukozi buriya n'igihe abantu bashaka ibintu by'Imana bizanwa n'igitangaza cy'umuntu bizana n'umuntu ukaze udasanzwe n'umuntu uremereye ariko uyu mwana w'umukobwa yavuze avuga ati ibi bibembe murwaye ibi byaha mufite hari ahantu mwajya mugakira hanyuma bagezeyo icyo nakundiye niyo cyuriye n'amana ariko we babimubwira we yagize bica muri diplomasi yarazi ko kuko ni igihugu kindi ko bigomba kuza bikagira mu nzego z'igihugu none sibyo urumva wabimubwiye ni igihugu yabishize muri diplomasi kandi ariko diplomasi yarakoze nayo yari umugabo w'ingabo ariko bamenye ko yaje nambaye igisirikare ajya mu kindi igihugu cya Syria kiracyariho n'uyu munsi Syria bibaho se Syria yandikiye byombi birahari Syria yandikiye urwandiko Israel iravuga ngo tukohereje general umugabo biranditse muri birasi ibyo bintu biranditse Israeli ko igihugu cyandikiye ikindi cyandikira Imana ikore igihugu cyandikiye oya nta mana bashyizemo bari bazi Imana bo baba ubundi umwana ntihanavuze Imana yaravuze ngo icyamba biri muri biryo bintu icyamba databuje agasanga umuhanuzi w'iwacu yamukiza ibibembe undi aravuga ati ubwo yarazi ko ari muganga we ntabwo yagiye kwa muganga yarazi ko mufite ibitaro ariko ku gihugu gifite umuganga ukiza ibibembe uvura ibibembe noneho rero ashaka igihugu cyandikira ikindi dore diplomasi ko yatangiye baravuze bati uko biri kose nta general wakunjira mu kindi gihugu uko abonye bisaba inzandiko ibihugu byandikirane kuko general mvuriza uyu muntu mu bitaro byo kwa Elisa ariko uziko mbyibutse ko birimo handi ngami wa Israel yavuze ngo ntimureba ko banyendereje ngo kandi ngo nukunyendereza bashaka kungabaho ibitero urumva uziko ryo mwereje urwandiko none sine yavuze ati kandi ukubajya baza arimo yamubwiye ngo ariyenza oya uyu mwami yarazi ko ibime bidakira kuko abantu bazi ko ibyaha bidakira tubafite se hari abantu bazi ko ibyaha bidakira hari abantu bazi ko nta muntu ukirana kubaho haradutsemo n'idini ry'abari abantu bavuga ngo ni abanyabuntu barabwira bati ibyaha ntabwo byakira ibyaha ntibikira Yesu yahisemo kubitubabarira noneho tugakomeza kubikora ariko ntatubareho urubanza ati ninde utabikora ati bose babikora batubwiye ko igihugu cyari cyaninde ati ntabwo byakira umwami aravuga ati ninge Mana ikigakiza ibibembe bikizwa nande noneho ngo afata imyenda arishishimura byumva uburyo guhakana kw'icyo gihe ni ugufata babaga bambaye imyenda imeze nk'amakanzu turashaka kuvuga ko bari bakiri muri diplomasi barashishimuye aravuga ati kugira ngo uhakanire ko utagira abaganga bakiza ibibembe ashishimura imyenda atisubirayo noneho rero ubwo kuko Elisa yajyaga mu nama batamutumiyemo ako kantu barumva umuntu utumwa n'Imana akajya mu nama batamutumiyemo kandi ntibanabone ko hari pasta batagira ngo ibyo bintu turavuga ibitari byo sobanura ukuntu Elisa yajyaga iyi minota turayifite Elisa yajyaga mu nama atatumiyemo ariko ntimunavuge ko yabaga yavogereye oya urumva kutamutumiramo nimba ivuga gutyo Elisa ntabwo icyo kiganiro cyabereye muri presidence yo kwa Elisa muri Israeli no muri diplomasi z'ibihugu byombi uyu mugabo kandi ntago Elisa gusa mu bubanyi n'amahanga b'ibihugu byombi n'uyu munsi abantu bose bakora amanama nubwo bavuga ati turi babiri gusa turi batatu gusa Imana ishobora gufata amabanga yayo ikayaha umuntu uri kuri igashyira Elisa mu nama abantu batabizi hanyuma bavuga ati turi twenyine rero nta muntu tubona nta muntu twumva dosigize ngo Elisa ntabwo yari yicaye aho ngaho ariko kuko dufite Imana ifite amaso igiha n'abandi amaso y'amaso y'Imana yatiza umuntu amatwi y'Imana yakatiza umuntu n'akanwa k'Imana kagatiza umuntu Elisa rero yari amaboko y'Imana yari akanwa k'Imana amaso y'Imana kandi mu bakundi baravuga ngo mwitandukanye na babandi muve hagati y'abatizera mudahuje nzagendera muri mwe nzavugira muri mwe nzakorera muri mwe Elisa yamaze kumenya yuko umwami yishimuye imyenda yahise amutumaho bati yakwigirira nabi mubwira nsange ubwo rero icyo nshaka kuvuga undi ajyayo ariko ntiyamenya umwami ntazi ko mu gihugu cye hariho umuntu Imana ikoresha hari abantu batazi ibintu Imana ikora mu gihugu cyabo noneho rero ngo Elisa agezeyo rero undi azi ko ajya kwa muganga kandi azambaye imyenda y'akazi azakomeye noneho Elisa rero ntibabonanye nicyo kibazo cyamubaye imvugo y'Imana aho ngaho ugera ku mvugo y'Imana gute urumva nyine Elisa aramubwira ngo ujya muri Yorodani Elisa yari umukozi w'Imana yari imvugo y'Imana ntabwo yamusuhuje yari imvugo y'Imana ntabwo yamusuhuje yatumyeho yamutumye umuntu wo hanze yamubwiye ngo ujya kwibagira kandi yamubwiye ariko bwari bwo buryo Imana ishaka kumukizamo ariko yakubwiye ibintu bikomeye ariko atera amahane bwari ubutumwa bw'Imana ibintu bikomeye nawe tekereza uzugira amubwiye ngo ntabwo yamubwiye gisiga imiti nawe reba umuntu abwiye ngo nabiyuhagire yamubwiye amubwiye ngo genda uwo mwanda ngo widumbaguze karindwi uyuhagire mu Yorodani amazi y'umwanda amanuka mu misozi karindwi ariko Yorodani ntabwo yunguruye
ngo hara muri Siriya ngo habaga imigezi myiza yavuze ngo Yorodani. inzuzi z'iwacu zutikiziba cyanyu no rero ariko abagaragu nakunze bari abantu ariko nanone ibyo ari kintu bifatanya nabyo burya idini murambabarira cyane kubigarukaho cyane idini naryo amahame y'idini cyangwa imihango y'idini ishobora kubuza abantu kumva imvugo y'Imana ndetse no kuyishyira mu bikorwa. Yego. Uriya mugabo yari umunyedini. Kamwereka impamvu yari umunyedini. Uriya Namani yanga kujyayo mu bintu yavuze ngo nari nziko. Ari ibindi nari. Naje nziko ari ibintu ari busohoke cyangwa ari bunyakire akandamburiraho ibiganza. Akarembarembya ibiganza bye ku mubiri wanjye. Agakoza ko yari umunyedini. Yarazi ko ari ukurembarembya. Ko ari ukurambikaho ibiganza. Abapasiteri ukuntu tubamenyereye iyo yarwaye akurambikaho ibiganza. Niko biri yivuga cyangwa se n'ibindi rivuga. Bati nari nzi ko ari so ngewe naje. Namaze kubaza amakuru y'ukuntu bajya bakira. Barabasengera bakabasengera babarambitseho ibiganza. Cyangwa babiteze. Ibintu byo kujya muri Yorodani ntabwo byabagaho ibyo kujya kwiyuhagira. None ugatabikoze uko nabitekerezaga n'ahantu hanyohereje n'ahantu h'umwanda iwacu hari inzuzi nziza ndigendeye. Nibuke ko yari yanze kumva imvugo y'Imana. Yari yazanye n'imyenda yo kujya kwiyuhagira niyo gukuranwa. Ntabwo yaraje kubatizwa. Yaraje kubatizwa. Ese undi hariya buriya ko hari ku gasozi. Nawe reba umuyobozi nk'uwo urwego rwe. Ureba umuyobozi w'ingabo wazanye aherekejwe umbira ukuntu na costume nawe genda wambaye costume bakubwira ngo manuka muri Nyabarongo. Iyaba bamubwiraga ngo manuka muri Nyabarongo areba n'umubwira uwo ari we uzi ko atigeze amubonaho. Yatumwe n'umukozi mu rugo kirakomeye niwamutumye yarabaje ati se uwo muntu Elisa arahari atarahari nuko mushaka ati abikuzanye rabizi ati yavuze ko atari muri Nyabarongo wowe ngo manuka yo gusa kandi uva mu garuka usubira uzajya uvamo wongera ujye hejuru wongera usube karindwi shozi kana gasuzuguro ati nukunduka ariko ibyo narinze urwari kunambika ibiganza ariko kugira ngo yumve imvugo mu aricyo musobanura yamvugo kugira ngo yumve imvugo y'Imana yagenze gute. Icyo nakundiye rero nakundiye abajyanama abantu bateze amatwi. Abajyanama nabo bajemo. Abajyanama baje nibo bakomeye. Reka abantu bakomeye buriya dufite abantu bafite abajyanama kandi abantu bamenya ko abajyanama wawe umujyanama Yesu yadusigiye n'umwuka we. Umujyanama aramubwiye n'umwuka we yavuze ngo naza azabagira inama. Icyo nakundiye abajyanama rero icyo nabakundiye baravuze bati azi kwa Elisa ati niho se bavuze ukiza ibibembe ati ntibavuze ko agutumyeho nubwo ataje ati hajya avuze ngo iki ati ni karindwi ububama mugaruka noneho undi aranga baramubwiye ngo iyo avuga ibirenze ibyo dore uko ubikora ati wapfuye kujyamo ntudakirura biki wejyamo cyane wandure jyayo uyuhagire inzuzi yagutumye iyenze ibyo ntibikora yakubwira kujya mu Buhinde kwivuza ugatanga ntore kujya kuvuga rero ubwo bivuze ko n'Imana ishobora kuvugira mu bajyanama ishobora kuvugira no mu bantu no mu natwe twese tuvuze ko Imana ishobora kuvugira mu bimenyetso ngo turimo turaza ibimenyetso no kuvuga nirijwi ukaryumva yavugira no mu bantu b'abajyanama bavugiramo mu bantu se kuva uyamye kuvuga ngo muri gukeka none se twebwe uturaha ubusana turi kugina nta muntu cyo kiganiro kiba cyaragira akamaro nagiye mpura nabo none se ubu ngomba ko mureba ubu ni ngomba ko mureba ntago ari ngombwa hari igihe tugeze ubu ni yizera nta kirara nidusengera bagiye bakira ubu se nayo umuntu watura ibyaha tukamusengera tutanamuzi ntahita akira si ikimenyetso cy'ijwi gusa. Simbabwira ko hashize ibyumweru 2 naragiye muri kaminuza y'u Rwanda hariya ihuye mpurirayo n'abanyeshuri b'abasore bigayo bakishijwe kubera kino kiganiro. Hari abandika ariko njye narababonye baraza barambwira bati twumvise ijwi twumva ni ryarindi batubwire niba ari abajyanama babi rero ariko icyo nkundi abajyanama bo kwa Elisa abajyanama ba Namani nuko bamugiriye inama uzi impamvu bese ngo mugira n'izindi nziza areka umwuka wera atugira inama nziza niza ari kugira abantu ngo bave mu byaha bihane nazo ni nziza niwe ravuga ati se ubu n'abajyanama bagiye ko batajya banshuka
ni hari kibi manshakaho bamurinda umutekano rero ajya mu mazi abamo yahumanutse ikintu gitumye abantu barimbuka ni ukwica amatwi yakize kubera ko bivuga rero no kuvunira Nikodemo mwamuretse oya nawe twamuretse ngenda garuka oya nawe twamureka Dr. nkunda abantu bize ntago namwihorera ngiye mfite undi ndakwereka undi ntabwo mumbarere rwose Nikodemo na vayo nkubwira undi Professor Dr. Yesu gashibabiri bavuga kwa Dr. ntabwo nasimbuka professor abo bantu bose muri kuvuga nkunda abasirikare buriya urumva namani sirekabera ko mu murenga baraho nkunda abasirikare nayiga nibashije abantu ubwo ngarutse kuri Professor Dr. Umwigisha w'amategeko Dr. mu bintu by'amategeko y'abafarisayo ubwo aravuga ati uyu mugabo nubwo abandi batari gushaka kumva bakaba badashaka no kubona ngewe ibintu akora n'ibintu avuga byanyeretse ko nta muntu numwe ku isi wabishobora atari Imana uyu ni Imana uyu ni umwana w'Imana asaba randevu nijoro kubera gutinya bene wabo ubwo narinje aho ngaho niho twahereye tujya hariya kuri mugabo w'ingabo z'Isiriya tuvuga ko hari igihe abantu bamwe banga gukira bitewe nuko banze kujya mu biziba sizina muri kubyumva mu bintu bisuzuguritse abantu bamwe hari igihe badakira hari igihe abantu badakira bitewe nuko banze kujya mu biziba hari abantu banze gusuzugurika banze gusuzugurika n'amafamiye babamo kwinjira mu byo bitewe n'amateka atandukanye bakareba babibona ko ntago biciriritse bo iyo babisesenguye nk'abisi ibyo kwizera ntago biciriritse se gute ariko noneho babisomye babyita ko biciriritse inzira binyuramo babigeraho babona itari inzira isa nkabo ari biziba bero ibyo bintu byabujije gukira ariko icyo twababwira ni bumvira umujyanama bemere bagiye mu biziba nta kintu bazaba nta kintu bizabatwara ahubwo bazakira kuko n'ubundi hari ibindi wabasaba birenze ibyo bakabikora bajya babikora hari ibirenze ibyo bajya bakora hari ibirenze kujya mu biziba bajya bakora oya bakora ibirenze ibyo none se birangira ibintu byo gukizwa uvuze ko ari ibintu biciriritse bikarangira ugiye mu kabare inzoga ikagukubita hasi wambaye karuvati ikagukubita hasi wambaye karuvati kandi wariyubashye bikarangira imodoka waguze ya vewiti cyangwa wafashe mu nguzanyo uyikubise ku giti cyangwa bagufunze wahushe muri cya cyuma ugasanga uraye munuza guhuha muri ka wanze gukizwa uraye ahantu batavangura ahantu bafungira umuntu wese batavangura rero hari ibintu ukora bikomeye kuruta ibyo wanze kujyamo abantu banga kujya mu bintu bizima ngo ni bazima barangiza bakajya mu bintu bipfuye bagahinduka babyita bizima bagapfa nyuma ubu rero mu by'ukuri Nikodemo yavuze ati reka ngewe nijoro ariko mbimenye kandi agezeyo rero kandi yagiye akonfirima ariko nanjye namubatiza uzi ukuntu yagiye avuga ngo tuziko urumva ese bamuhaye ikiganiro avuga ati tuziko umvareka ubwe nanjye namubatiza pastor Gatana nubu dushaka kuzamubatiza ariko rekera tujye kuwundi watuzabye ikindi gihe oya utumureke tufata abandi utagiye ku kiganiro giranye na Yesu wese nyine kwagiye ku bintu Yesu yamubwiye kandi uri kumvugo y'Imana ubwo uruvuta buvangiwe uri kumvugo y'Imana Yesu ni Imana tundi uruta Yesu se oya Yesu yamubwiye ngo iki oya uwo nguwo we uvuga ko yagiye nijoro mfite undi w'umuyobozi Yesu amubwira ngo iki mfite undi w'umuyobozi ugiye mu giti wagiye mu giti kandi nawe uramukunda yarize nawe uramukunda reka turebe uriya muntu wagiye mu giti uwo yagiye nijoro mfite wagiye mu giti yaravuze ngo kandi nawe basangiye yaravuze ngo ibintu nk'ibi ndi kumva wagira ngo nicare ndi umuyobozi ese byo biriyubashye kujya mu kurira igiti nyine niba ariko oya fata wagiye nijoro wagiye mu giti bose kandi ni ku rwego rumwe bose bari abantu bakora mu nzego zikomeye yarashinzwe ngo yari umukoresha w'ikoro interi yarize ubwo yari umukozi w'ubwami bw'abaroma ubwo interi yarize yitwa Zakari ntabwo bari kubakaza atarize waroma se barijije ariko uzi ko ngo abaroma yari n'umutunzi none uzi no kuba yari umukire none se ikiramukundiye yari yararigwije amakuru yumvise Yesu yavuze ngo nubwo ntaramubona wamana nkanamureba we ntiyagiye gukizwa oya yavuze we kandi ntiyavuze ngo arasuhuza yavuze ati ajya mu giti nk'inyoni nturamemo murebe uko asa iyo aza kuba ari za pareye yari kujyayo kuko yashaka ubwo ajya kurira igiti ari nk'ikigera ntabwo ni bande bari baramubujije kureba Yesu baramubujije kureba Yesu ntabwo ari abantu nawe oya niba bamubujije kureba Yesu tuvuge abatumye amenya Yesu wese kuvuga bamubujije kureba abatumye amenya Yesu bo kubareka oya abatumye atareba Yesu ni akazi ni amafaranga ni icyubahiro kuko impamvu yarabimenye kandi abantu bari barebare
bamuruta bigatuma atari ba Yesu. Oya ariko bagose Yesu. Procedure zose. Simpamye ko yigeze ajyayo ntamubone. Nese kandi biri bongo yari mugufi. Oya nese muvuye ku gata nese ntakora akazi kabandi ka leta. Kugisa yagasoresha bikemera. Kandi ari mugufi. Nese asoreshaga mu giti. Yasoreshaga sare mu giti. Asoresha ajyaga mu giti. Ajya gusoresha yuriraga igiti. None se nyine uko yasoreshaga ariko yari kugira kureba Yesu. Ahubwo ashaka kumureba neza. Ahubwo koko yari afite inyota yo kureba neza nta bimukingiriza. Yavuga ati ntaza yavuze ati nta bintu bimukingiriza. Ni gute namubona? Ariko mu byamukingirizaga harimo abantu. Hari abantu bamubuzaga kureba Yesu. Ariko ntibabishakaga. Abo barebare mu ikivunge so bamugize mugufi. Uzaje kuvuga ko ubu ngubu nta bantu bariho bajya babuza abantu kureba Yesu. Barahari nyine baduhagararira. Yesu n'abantu yavuze ngo bahagarara mu nzira bakabuza abagenda kugira. Ubu ngabo ntibinjira babuza n'abandi gutambuka. Neza abo ntibabuza abantu kureba ntibabuza abantu kureba Yesu. Yuda yaravuze ngo abo ni intaza. Ariko hari abantu barebare. Ariko rero niba kubujije uguma kurira igiti. Nyine ugomba kurira igiti. Ibyo turi kuvuga ariko nyine kuri urumva kuko Yesu icyo namaze kumenya. Nta bantu barebare begereye Yesu batumubona. Batuma umuntu utabona Yesu. Turabazi. Mva abo barebare begereye Yesu batumuta ku buryo utabona Yesu ubanyuzeho. Ni ukuvuga ngo ubanyuzeho ni wagera kuri Yesu. Ubanyuzeho. Ntabwo mubona. Ushobora kumubona. Baramuzitira. Barazitira. Ntabwo washaka Yesu uciye kuri abo bantu. Bigusaba kurira igiti. Bisaba igiti. Bisaba kurira igiti naho ugiye kugira abantu. Ntiwazamugera. Umuntu rero wabuze Yesu. Kuri abantu ntiwazamugera. Oya umuntu uhagaze imbere ntabona Yesu neza. Nazamuke mu giti ajya mushake muri bene wanyu ntumubone urira igiti uramubona. Rwose umusaraba. Uzamubona gute? Bisaba kurira rwose. Niba Yesu waramushatse mu bantu ugashaka ahantu unyura kugira ngo umugeraho ntumubone. Urira igiti. Mu bice bibiri muri Mariko tuza abantu bagiye kureba Yesu bahetse umuntu ngo bamuzinduka. Babuze ahantu banyura. Ariko baratobuye. Baruriye nabo bose baruriye. Barya ba mu bice bibiri ariko bantu bari bane nyine. Babuze ahantu banyura ngo bagere kuri Yesu. Ngo baca hejuru. Kugeza uyu munsi abantu bajya ahantu banyura ngo bagere kuri Yesu. Dufite abantu bahungabaniye muri iri nzira. Ariko ari n'abantu badukurikiye nabo bamubonye buriye nyine. Barushye ariko amugera. Oya we umuntu ati ngiye nta muntu wambwirije. Ntabwo urumva no ati ngiye nta muntu wambwirije. Bati kubera ko ibintu nabonaga bakora. Ntabwo nari kubabonamo Yesu. Bati ngewe yaranyisangiye. Nose ntiyahamagaye Zakayo ari mu giti. Kankukira maze kumenya rero muri ibintu byose. Ariko bari abantu batoboye nabo. Yaba Zakayo yaba nabo ngabo bombi. Cyo namaze kubona muri abo bantu bose. Nuko atari Yesu baje kureba Yesu. Kampere ko bariya yaba Zakayo yaba nabo bantu. Baje kureba Yesu basanga Yesu ntibabone ko bamugeraho. Bitewe n'abantu. Ariko si Yesu biteye. Ni abantu bahagaze mu nzira. Dufite abantu gukizwa byanze kubera abantu babagome bitirirwa Yesu. Abo bantu baho Yesu yarari bari abayobozi bahagaze muri protocol. Ariko ibaza abantu bimanye inzira pastor. Ibaza abantu bimanye inzira yo kugera kuri Yesu. Avuye kuri. Urimo urumva. Ariko icyo nakunde bari abantu. Ufite ubumuga. Uzi icyo nakunde bari abantu. Ari nacyo tubwira abantu buduteza. Banze gucika intege. Barabanje baravuga bati uko biri kose nubwo tubujije kugerayo. Ntago ari Yesu tubujije. N'abantu dufite abantu bahisemo kubireka. Zakayo yurira igiti barabapfumura hejuru atitaye. Yavuze ati abarebare ntibatuma mureba. Bari abo baravuze bati abarebare bamwegereye. Tuzi neza abarebare bagose Yesu. Aba bantu nubwo bitirirwa Yesu abangaba bari muri iyi nzira batubuje kumureba. Abo bari bahetse uwo muntu baravuze bati icyo tuzi neza si Yesu wabatumye. Umuntu waguye yagushijwe n'abantu ntago ari Imana yabatumye. Si Imana. Si Imana yabatumye. Birenga abo bantu ukomeze ugende. Niyo mpamvu Zakayo yuriye igiti Yesu aramubwira ngo uyu munsi ndarara. Kangacyo kuri Zakayo. Tajya kuri Zakayo kazure kuri abo bantu abo baciye hejuru mu gisenge. Yego waruzi ko Yesu ababonye yahise avuga ngo niwe yarategereje. Nose yeretse gahunda zose. Clement ntiyamenye ibyabaye. Ntabwo yabonye ibintu byabaye hano. Yashize n'ukuri. Babantu bamaze gutobora igisenge. Yesu yahise ariko ibindi yararimo. Akomereza kuri uwo muntu. Ahita ariko ibyo yararimo agahita akomereza kuri uwo muntu. Ubwo uvuga ngo nari ntegereje. Yarimo atamporiza arimo nyine. Bisobanuye ngo abantu bamugose nubwo nta gahunda bafitanye. Abawuriye
si wowe wabatumye kubuza abantu kugera aho ari. Niyo mpamvu yubashije kumenengana. Yubashije gutobora inzu. Yubashije kurira igiti. Abwira abari aho ati nubwo narindi hano n'uyu. Reba wa mugore urwaye indwara y'amayobera. None se icyerekezo. Yabuze hanyura akamenengana agenda asunika. Akagenda akamukora. Oya ariko icyo wari uvuze akantu nifuza ko ucaho umurongo cyane ukantu wari uvuze. Kuko uhise wihuta. Uhise wihuta. Ahita hindura gahunda. None se Yesu utekereza ko yaragiye kwa Zakayo anyura hari Yeriko yahanyuze agiye kwa Zakayo gahunda yari naho yajyaga baramuherekeje bazingara ataha kwa Zakayo bunyine yageze kwa Zakayo we ntebe bahanye gahunda ariko cyo namaze kumenya bishaka Yesu niyo gahunda mamuhanye iyo mushaka banzu gasubiremo niyo connection kandi ni nayo gahunda Yesu abafite babarira akantu waruvuze gasubiremo yushaka Imana wowe n'umutima wawe ugubusabye randevu kandi ubu nayo kwa karandevu Imana no kwishaka gusa nayo kandi ubu yihawe nayo ishaka ni nayo gahunda ibifite irashakwa ikaboneka oya nwanze mu byumve neza bisubiremo neza ushatse Imana kumva ushatse Imana ubwo hita uwo umva ntiyana kuvugishije ntiyanikirije umutima w'ushatse Imana itandika aho ijyanika za gahunda kavuga ati uyu nguyu mwemereye gahunda yo kumbona yo kubonana nawe kubona kwemerera ubwo se nayo ntibigushaka noneho umva se mubwire ni nayo ihita ihinduka gahunda y'Imana ni nayo ihinduka gahunda y'Imana yo ni ihinduka kuko urumva Yesu anyuriye ari kumwe n'abantu ntabwo yaragiye kwa Zakayo ariko Zakayo yuriye igiti ubwo randevu birabonetse yaba ari Yesu yaba ari Zakayo naho bahuriye bisobanuye ngo Yesu agenda ashaka gahunda oya biravuga umva nkunda abankunda abashaka umwete bazambona abanshaka buri igiti abanshaka batoboye inzu bazambona abo bizabo Yesu nawe arabizi ko hari abantu bamukingiriza bakabyigana bakabuza abantu kumubona kandi nta n'ikintu bari gukora reba uriya mugore wari uvuze ngo abantu barimo babyigana bakora kuri Yesu bakora gahunda bafite oya itegeko cyarazeraga ko umugore urwaye iriya ndwara ajya mu bantu asohoka mu bantu bamuhaga inzu ya wenyine akarya wenyine bakamuca akaba hanze kandi yazakira akajya kubitangaza iyo arwaraga iriya ndwara igomba kwivuga kare kabira abatambye ati ndarwaye kabira abana n'umugabo ati ndi muri gahunda nsimboneka we rero iyo gahunda yigiye mu buzima bwe bwose imyaka 12 cyo gikomeye birangiye rero aramenyekana abaruharwa niyo mpamvu yavuze ngo nubwo nzi ko Yesu agira neza ariko kugira ngo mugireho abantu nzi bareta bantangira bura dufite abantu batangiriwe n'abantu batuma batabona Imana batabona urukundo rw'Imana uriya mugore w'impamvu yavuze ngo ndaca mu mubyigano ariko paka mukoreho uze kamukozeho Yesu yahise avuga ijambo ry'amagaje oya yavuze ibikomeye yarababwiye ngo ninkozeho uziko ntibamusubije Petero bati twese twakoze twese kufa twaza bati twese twakandagiye ayavuga ati iyo ati kenyeka uwo hari umbyiga akaba nunkoraho ati unkozeho ndumvira mu mbaraga zimvamo zimujyamo ntago imbaraga zavuye muri Yesu zagiye mu iteraniro ntago zagiye mu iteraniro ako kantu urumva ko imbaraga za Yesu zagiye kuri uwo zijya ku muntu umukozeho niyo mpamvu ushaka kwicara ku iteraniro abantu benshi imbaraga zikava mu Mana zigafata ku muntu wizeye umuntu umwe gusa umwe uraho niyo mpamvu umuntu wizeye Imana niwe bafitanye gahunda Bibiliya iravuga ngo kandi gahunda y'Imana ni uwo muntu wizeye Imana ko gahunda ya Yesu aho yaragiye yarahahinduye ajya kwa Zakayo no si ikibazo cy'iteraniro oya sinakuvuga ngo mwavuganye iyo wizeye ugabaje wawe niyo mpamvu n'isi ubona Yesu afitanye gahunda n'abizera gusa niyo sisi abantu bose bari muri iyi si birirwa bagenda abo mu ndege abo mu mato Yesu afitanye gahunda n'abamwizera nibo bafitanye gahunda nibazaza kureba nibazazura nibazazamura mpamvu yavuze ngo nzasanga kwizera kukiri mu isi kuko umuntu utamwizera ntacyo apfana kandi gitangaje Yesu uzi ko bareka bakavunda nyine arabareka kagenda Nikodemu rero wawe usirangiza tujya handi Nikodemu cyari kumwe nawe nari ndimo mvuga ngo wahituva kuri Nikodemu
utavuze ibintu Yesu yamubwiye byibura nka kimwe cyangwa bibiri. Nikodemu ntacyo yavuze we. Nikodemu ntacyo. Nikodemu we agezeyo yaramubwiye ati ngenda gusesenguye. Nsanga ibintu uvuga. Yamaje ngo ukora iki? Yabuye ati urashakira iki? Ariko nababaje ati kuje nijoro. Ariko Yesu ni namwiza. Yesu uzi ko nta muntu n'umwe wamushatse. Ariko nta muntu n'umwe wamushatse ngo amubure. Noneho ngo mbonye ko nta muntu uratse Yesu. Nta muntu Yesu imyera ndefu. Pastor wambaje koza ngo ariko ngo kucyo tamubajije ko yaje nijoro. Tabaye uko wabyuza kumanywa. Yesu ni mwiza. Yesu asoma amaranga mutima yacu. Ubu yaza nijoro akawukingura saa 8 ngaje gushaka. Wakingura. Mbese wa undi wagiye kwaka imitsima burya si Yesu wivugaga. Harya nagugeze kubitwigisha mu minsi yashize. Nuba ari wowe ushaka kukibyibuka cyane. Wani wagiye gushaka inshuti ye akayibwira ati byageze ugena gutya nibiki byose. Kumba ari we wivuga. Niwe wivuga. Niyo mpamvu ubona ko abantu bavuga ngo bashakiye Imana mu giti bakayibona, mu mvura bakayibona. Hari n'abavuga ngo Imana ngo yashakiye kanyarira bakigira ngo ni hiba. Burasi hiba. Nta Imana bakumusozi. Imana namutse ifite ahantu hiba. Twakwimuka. Nukuri tuhamenye. Menya ahantu hiba. Muhozi nagenda nkawugura ndavuga nzaba hano. Ahubwo ikintu kibitera wowe wiharande vaho muhurira. Ego rata. Narose mwahurira. Urabona shobwa ndasa ko tutunywa gakawa. Hehe turahurira mu muri kuri dove n'urugero rugero. Urumva rero uvuza kuri dove no twahanye. Nibwira Imana ngo ngiye gusengera ahantu. Turahurira mu mazi. Burya Imana si hibiri. Ahubwo wowe ni ubugiyeyo. Ni uza kuutuje. Ni ubugira ati ngiye ahantu numva nakubona nahanga. Oya nakubona. Uya kandi aho naho ibihari unabivuga ibihari ahubwo ni wowe ufite ikibazo woravuga uti aho nza kuba ntuje twavuganira uzukana wose wabwira Imana muhurira atari hiba oya naho ngaho uburi ujya ufata iyo gahunda ibihari rero urabate ngiye kizabonwa ngiye kanyari none bakavuga ati ngiye nagiyeyo mpura nayo yabwira n'abandi bajyayo bakagira ngo uwo musozi wa Imana bakamanuka birukanka bajyayo hari n'abagura bagwa mu nzira ariko ikibazo si icyo Imana ibintu wayibwiye umvaza ko yayibwiye ati ni mu giti niyo biza ko ari ngikawa ariko ari mu giti uraza kayo yebwe abantu rero Imana mu giti bati ni uri igiti uzayibona cyari igiti oya cyagiti uza amafaranga oya rero abayobe cyagiti Imana kivuganiyemo na zakayo uza agaciro cyagize cyangwa hari abajya bakacyurira ahubwo se kiriye ubu hari n'abagisenga hari bagisenga nyine ubu hari abantu bagisenga bavuga ati ivuganira n'abantu muri iki ngiki mu giti Imana oya kuba cyuriye izakura wawe wacyubaka mwizo uzi ko uyu munsi mishuriwe kurenza uzi ko abantu babonye cya giti cya zakaye bakigura bagisenga bakirwanya Imana nta musozi baho ngo ngiye mvuye mu mazi ngo yaheye oya nta Imana bati ni mu giti ba mazi Imana ntiba mu mazi ntiba mu giti Imana iramutse imeze gutyo cyaba ari ikibazo yaba ifite ingorane nayo Imana yaba ari ikibazo ahubwo wowe ni wowe uyiha gahunda teguti rero duhurire mu giti numva rero nzafite umutekano rwose koza kayo azamuka igiti kandi yavuze kandi hayirebera yaravuze kandi we wabivuze kandi ko karayibona sina Yesu amubwiye ngo ngugeyo hano byanditse muri Bibiliya isezerano rya kera isezerano rya kera terandikwa kiragiye mu isezerano rya kera nta hantu byari byanditse ko yo uri igiti ubona Imana ko uri igiti nta mani baje uri igiti ahubwo we yabwiye Imana ati yabwiye umugore ati madati imzukiye handi Yesu ati ngiye mu giti hari igisi ngiye kureba Yesu ati mfite amakuru ko ashobora kuhaca ati se mu giti yaraho ugize umenya muza akakantu ese kuki Yesu wacaho hantu kuki Yesu wajya kwinyuza aho ngaho kukinyuza muri icyo giti Yesu acaho ngaho aba yamenye umuntu umushaka irimo bashaka ukuntu irimo igende bashaka hari umuntu Imana ishobora gukiriza muri uyu mwanya cyane nk'ubu dushobora gusengera abarwayi niba ari umuntu urwaye dushobora gusenga ngiye nabonye umuntu pasi ko turi kumwe nawe turi kumwe nawe uri umuhamya wabyo naje Remera iwanyu simvugo noneho yego ntuvuge umuntu gusa umuntu yarwaje umwana ibintu byabaye pasaka kwa turi kumwe nari impari noneho arwaza umwana no kuri YouTube iwanyu cyano biri Remera nyine bajya itariki uko ntayibuka yarwaje umwana akaba afite umugisha akunda cyangwa ikiganiro akunda asanga umwisha ntamuzi ajya kuri telefone asanga ntiyanamubona afite telefone ze ajya kuri telefone asanga ikiganiro cye afata wa mwana muko amurambika hejuru cya kiganiro arambika telefone ku mwana urwaye ngarakira ariko yarakize yaje mu rusengero gushima Imana
yarambitse telefone abata amaziro umwuka arangiriza umwana abiragira byose kwaje aravuga ati uyu wa muntu we sengera umwana wanjye afata ikiganiro cyane hejuru y'umwana umwana arakira bamuzima dore ko turi kumwe nawe yarabivugiye ubwo rero ashobora kuba muri telefone ugashaka kuvuga ati imana iba muri telefone iba no kuri radio wari gashobora kuvuga kandi gatehamo wakijwe n'ikiganiro cy'amasaziro turahari benshi bagiye bakizwa agahura n'Imana Imana rero ntahigira hwiba no wibiraho muhurira no mu kazi mwabanayo no mu rugo no muri dushe dufite abantu ko n'Imana muri dushe hari n'abantu bajya bajya gusenga akaba ahantu mu kazi batemera ko basenga cyangwa ba mu rugo ako ko muri dushe nta muntu usanga yo tuwarete agatindayo n'iminota no akavuga ati ngiye muri dushe koga nagagiye masengesho agahita afungura robine akoga akitera amazi akisiga akava yarangije gusenga bagahurira muri dushe ubwo Imana iba muri dushe Zakayo roba yahaye randevu Imana mu giti yahaye randevu Imana mu giti hanyuma iyo randevu ihinduka gahunda y'Imana niko ni nako ariko tuvuze ngo Imana ngo ati manuka n'uyu munsi niko bimeze manuka ngewe uyu munsi ndarari wawe ariko umushaka Imana arayibona gahunda zo kurara ariko bice ko yavuze ngo atariho yazindutse atariho yesa ariko niyo gahunda ya Yesu musabe muzahabwa mukomange muzakingurira none kandi Yesu yajyanye n'abigishwa be ahubwo no uko Nikodemu rero arakomanze Nikodemu arakomanze nijoro Yesu aho navuze ko Yesu ari umugwa neza kandi yoroheje mu mutima akiraho Yesu yagiraga inzu yagiraga inzu zose zarize kubera ko uribuka ko yamusanze ese bavuga inzu uribuka ko cyangwa yamusanze nawe mu giti cyangwa ari mu butayu yamusanze oya urabizi ko ntibavuga inzu ariko ntibavuga ko yamusanze byasaba hari oya ntago bavuga aho yamusanze nta kikomereza si wara gatatu icyo twamwe nijoro aho yamusanze ari nijoro icyo cyose bira ntago yavuga ibintu byose agezeyo arayimubwira atangira kumutaka yamubwiye ngo nziko nta muntu wavuga ibintu nk'ibi ngiye uvuga ataravuye ku Mana nta muntu wakora ibintu nk'ibyo ukora atavuye avuga ati wowe reka ayo magambo y'abadogiteri muri teoloji n'aba professor muri teoloji reka ayo magambo ibyo ukuvuga nibyo ariko ayo magambo maremare buyihoreye ahubwo kugira ngo uzaje mu ijuru ugomba kuvuga ubwa kabiri Nikodemu abaracanganyikiwe wavuze ngo ngwiki kandi webuka ko ari umudokiteri yaramubwiye ngo se ngo zajya mu nda mama amubwira urima tumva akamubwije amakomeye ngo kabone mwarimu urumva imvugo ya Yesu iki imvugo ya Yesu ya mvugo y'Imana ya mvugo ya Yesu byane ko avugaga nyine ituma umuntu asaza ya mvugo abantu batumva yaramubwiye ngo nkabangana gutya nkabajya mu nda mama unamugatize ubwo wigisha iki yamubwiye ati uri dogiteri niba utazi kuvuga bwa kabiri uri dogiteri gute muri teoloji abantu nyine bigisha muri Bibiliya batazi kuvuga bwa kabiri bataravuga bwa kabiri bigisha iki si byose akantu gataguze yamubwiye ati niba utazi kuvuga bwa kabiri wigisha iki pastor ngo abantu bataravuka bwa kabiri yigisha teoloji zumva yigisha teoloji ari dogiteri muri teoloji ari professor muri teoloji wese aranseka singuye mwene wabo singuye hano wala uri mwene wabo ngo uri hano muri Bibiliya niho ni kuvuga hano hano muri Bibiliya yaramubwiye ati wigisha iki ukaba uri professor utazi byo kuvuga utazi chapitre yo kuvuga kabiri niko Yesu yamubwiye tunamukundiye yahise aceceka yavuga ati ntabwo nigeze yabura ati koko atibyo nabyo nzi Yesu amuga ati ariko uzo kuri bifunda ariko ibaze ugiye kuri rwego rwa Nikodemu uba waravunitse none uragiza bakoze ikibazo ibintu byose wize niriya byaka yose babihindure zero avuga ati nta kintu wize niba mu bintu wize atarimo kuvuga kabiri niba professor wizeye ufite wemewe na sosi wemewe yari yemewe akana kakabwira ngo wavuze bwa kabiri nko mu ishuri ngo uvuze ngo iki ati ntabyo nzi ati suguze iki tiwizi Yesu kanamukundiye yamubwiye ati kibyagwa n'umubiri n'umubiri cyangwa n'umwuka umva hereye ku bintu uzikamwishe kuvugisha uruhinja cyane atumuya guhuha guturutse arega nari ya jambo tuzi cyane ni ryo Yesu abwiye Nikodemu kuko Imana yakunze abari mwisi cyane burya ni Nikodemu wari bwiwe ni wari bwiwe ngo nkuko Mose yamanitse inzoka ni wabwiye rya jambo burya yamubwiye umusaraba mu kuvuga ariko se pastor mu sesego docteur cyangwa professor mu bintu bya teoloji kumwigisha uramurongo koko wari ukomeye amusubiza no musezerano rya kera kuko yari afite PhD mu musezerano rya kera ni yo mujyanye aramubwira ngo nkuko Mose yamanitse inzoka kuko yabonaga wabizi ibyabyo yarabizi byo
aravuga ati nk'uko Mose yamanitse inzoka ariko ntiyarazi icyo bivuze uko yabyize wanagwe ntuzi ya nkone yari bisaba ngo ndi gusoma ngo Yesa ngo umuntu ngo ajyawe nk'intama ariko ngo ibintu ngo ntabwo byarabaye ngo niba bitarabaye Filipo yegera yaho avuga se ngo ngizo murabyumva tereka nguvugwamo nindi ngo hano ngo muri iyi nkuru ngo ntabwo kugira ngo umuntu ngo bayagiye ngo nk'intama ugiye kubagwa ngo ari umuntu w'ikambere bari w'ikambere ngo umuntu ngo bayagiye ngo n'ibiki byose ngo agiye kubagwa ngo nk'intama ariko cyane mukundiye uyu muntu nawe mu Bibiliya yahure n'Imana muri vugo y'Imana hari umuntu yari kuri vugo y'Imana yahure n'Imana muri Bibiliya yahure n'Imana muri Bibiliya uhanuze bwa Yesaya yarice mu ndege yava muri misiyo ndege iriya gare iri nk'indege muri kino ndege cyangwa V8 avuga ati muri V8 waba reba muri misiyo y'akazi ati yajyanywe nk'intama arabisoma noneho rero Imana ibwira Filipo ati guruka nawe yari yarize cyane Filipo mu bantu bari muhanga aramubwira ati aramubaza ngo ibyo somo nabyumva ati reka ntabyo mbyumva batizi umuntu yabayeho byarabaye ntibyabaye Imana igushaka no muri Bibiliya no mu ndirimbo mu gitabo cyo gushimisha no izagakiza wahuriramo n'Imana mu gitabo kimwe ariko batweretse cyane ugakomeye ngo bibanza wowe kuba no muri Bibiliya rero Imana ivugana n'abantu ubwo Bibiliya no muri Bibiliya Imana ivugana n'abantu wowe uburya yuhisemo kuvuga ngo Mana reka mvugane nawe ndagushaka ubwo ako kanya yubumbuye Bibiliya ihita yasamana ikavuga Bibiliya ibibumbye gutya yuvuze uti ngiye kuvugana n'Imana gutyo nta mahanuzi uje ukabumbura ihita ivugana nawe mu mirongo iri imbere yawe cyane kandi kazana umwuka wayo uguruka kuko Filipo yaje aguruka Filipo azaza hafi yawe agusobanura ibyo utumva kandi byarangiye afashe icyemezo arabatizwa ako kanya aho ngaho yafashe icyemezo arabatizwa urumva ibyo bintu turimo tuvuga Imana ivuga ite icya muzihe nzira nyamara na wa muntu wa nijoro wamubatiza ese ko kanya kwese amubatiza niba tuvuga ko amubatije nyine yaramuga ati ibintu niba byarabaye kuri inde niba bitari byaba niba bizaba ntabwo mbizi harya kubatiza ngo babatiza nyuma y'amezi angahe hari uburyo nyine idini cyangwa itorero baba barashyizeho bujyanye no kubatiza uko abantu babatizwa umuntu aje akadusanga hano iyo unyuranije nabyo adusanza hano akanya agahita atega aka kanya ko hano hari pisine urabizi ko ngiye ntabwo namubatiza kandi oya tuzabiganira ikindi gihe oya wamubatiza wanjye ntabwo namubatiza umva ikibazo yumvise ubutumwa bwiza hano turi yatangiranye nawe amaze amasaha 2 arangije arizeye umwuka aramubwiye ati iruka agusanza ukeba muri studio aravuze ati ko nizeye aratuye ati kandi agiye aho asomye n'ijambo ry'Imana yicaranye mubwira ngo abizera mu babatize kandi hano turi hari pisine ngiye ntabwo namubatiza kandi mpamvu ntamubatiza byaterwa nyine naho nsengera twigenderwa n'umva ibyo n'ibiri umurongo mbarahawe hari umurongo mbarahawe ukuntu bigenda n'umurongo ngenderaho wasanga utari wa wundi muremure utuma batagera kuri Yesu wasanga atawundi cyangwa wasanga umeze nk'abandi bagiye kureba Yesu bagasanga ngo bariyeri ngo zirahari zituma batagera kuri Yesu hari umurongo ngenderaho nahawe idini hatanu twikomereze abadukurikiye turi mu kiganiro amasaziro y'umwuka no reka dukomeze wari ugeze harya turi kuri Nikodemo ku kiganiro cya Nikodemo na Yesu urumva kiriya gice cya gatatu kiri muri icyo kiriya kiganiro ndimo mvuga ko nari jambo ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane burya niryo yabwira ibintu byose yabwiraga Nikodemo nubwo Nikodemo yari professor yari doctor mu mategeko ntabwo yabyumvaga ariko Yesu ukuntu ari mwiza arushaho kugenda gusobanurira kugeza ubwo ngo nkuko Mose yamanitse kuko ibyo byo yarabizi nk'umufarisayo ariko yari Ancient Testament yari Torah cyane urumva nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu abantu bayirebyeho bariwe n'inzoka bagakira ngo ni ku mwana w'umuntu akwiriye kuzamanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho ariko ikibazo hariya Nikodemo ntandi hanagaragara ndahakubwira we umva bakubwire yahise ahinduka umwigishwa we rwihishwa kuza nijoro kwe we yamubwiye ati ubu ngubu Imana igira abantu n'ubu baduteze amatwi baba mu nzego zikomeye batazwi batagira ahantu banditse mu madini utazabona mu rusengero ariko utazavuga Yesu nabi yica aho hantu Nikodemo na Yozefu bari abantu babiri b'abanyepolitike bakomeye mu gihe cy'abaroma barangije Nikodemo agenda abwira abagenzi be Dr. Yozefu ari umuntu ukomeye Dr. agenda abwira umuntu ukomeye aravuga ati rero yo kwirirwa tuva mu kazi si ngombwa dukomeye dukora akazi ariko hari abantu batatu hari Gamariyeli ni Dr. ni professor muramwibuka ko nawe yarengeye intumwa yari professor yari mu bikishe Paulo kandi Paulo nawe yari Imana niwe Paulo kubera ko Imana izi si igifata ba Elisa
bakicara mu manama bazi ngo ni abantu bamwe bakavuga ati tugiye kwica intumwa naho ubwo hari Gamariyeri akavuga ati mu baheze akavuga ati kandi wari ufite icyubahiro yari umuyobozi w'inteko ati mu baheze aravuga ati ko muzi ko twisheje bundi Teuda ariko kica na Yuda ariko iyo nteko yari inama yica gusa ntugire ngo oya buri muntu ngo yari afite abigishwa 400 ariko bishe 400 bararangiza azi ko twisheje bundi birahari se oya yari inteko yica bakica abantu bagana gutyo oya baravuga yaravuze ngo twishishe bushe Teuda yari afite abigishwa 400 turamwica biburizwamo ngo nabamukurikiye bose babimbye nawe yari afite nkabo nawe turamwica birarangira bari mu nama ni inama yicaga barabiziranye abantu yari inama yica niyo yari yateranye hanyuma rero baravuga bati umva icyazo tubemeye ko muzi ko twishe na Yesu ababo bakaba bagikomeje na Yesu twaramwishe umva programu yako ntaremeze bicaga boss ntibicaga ntago bicaga boss bakabarangije abandi none ko ariko twica ngo muri abashaka w'iki umva ukuntu Bibiliya ivuga ngo abandi bagatatana bari bafite abo bicana bo bareka abandi bagatatana kuko umukuru muri bo avuyeho ariko bari bafite ingamba zitari nziza uzi kwica umuyobozi ubwo rero bicaga umuyobozi bakavuga bati tuzica umuyobozi abamukurikiye batatane iyi gahunda ni mbi none rero Gamariyeri kubera ko Imana igira Gikristo komeza aravuga ati tumaze kwica Yesu bavuze ko mu nteko niho bakuriye nabo kwica Yesu murabizi ko twishe na Yesu ko nuva mu mugeno kwica intumwa kandi bitari gahunda ko twica umuyobozi bagatata aravuga rero ataba abantu niba ari iby'abantu twica umuyobozi abasigaye bagatata none twishe Yesu abantu ntibigeze batatana baracyafatanye baracyakora mureke mutamurwanya Imana niba ari iby'abantu bazamera nka Teuda ubwo twe mu mahame yacu ntago twica abayoboke twica umuyobozi hanyuma ibyo abayoboke bikibwiriza abayoboke barasandana none murabona mutari kurwanya Imana niba mutari kurwanya Imana niba atari Imana murwanya ko mwishe ushebuja abamuri abashaka yiki iriya mvugo yari y'Imana cyangwa umva yashaka kubakiza oya Gamariyeri yashaka kubakiza we yari yaramenye nubwo bishe Yesu yaravuga ati uyu ni umwami Imana izubwenge ngena ndi mumbaza aho Nikodemo handi yagaragaye mu bikorwa biyi ngiye kubwira batatu nyuma y'uko na Yesu yarahindutse cyari yahindutse kambere kurungu ngo Gamariyeri wamwumvise ndamwumvise yari professor wigishe Pawulo yari professor Pawulo amaze imyaka 15 ngiye ku birenge bye yari umuntu wubashwe umva reka mwihorere yari umuntu usanzwe kera amashuri ya kera ntabwo yameze nk'aya ngaya niyo bagu uri professor wo gufita abanyeshuri bawe aba disciple niko byabaga bimeze abawe niyo mpamvu bicaga umva impamvu bicaga umuntu niyo bavuga abigishwa ba Yesu wabaga uriho mbese bazanaga amahame ukayashyira imbere y'abantu ukayasobanura abakumisa gukurikira bakwica abawe bagatandukana nawe bish iyo principle bayikoresheje kuri Yesu bamwishe ahubwo abo yasize bagira imbaraga ziruta izashebuje niyo mpamvu rero umuntu uvuga ngo Yesu yarapfuye ngo ibibazo byarakemutse ahubwo ngubu nibwo Yesu ahari cyane Nikodemo yarahindutse afite undi muntu amaze kuvugana na Yesu afite undi muntu Zakayo yaravuze ati abo nambuye ndabishyura abo nagize gute arahinduka Nikodemo hari ibintu bigaragaza ko yahindutse Yesu yarafite abakire n'abakungu bakijijwe kandi igihugu n'abantu bize rwose Yesu afite abanyepolitiki bakijijwe n'ubu ngubu barahari ku isi yose afite abasirikare bakomeye bakijijwe afite abakire nose mukangubaze namane ntiyakijijwe cyane urase namane avuye mu bantu agiye kwemera Imana umugaba w'ingabo z'Isiriya noneho kanye kwa Nikodemo rero Zakayo se umukire cyane n'umukirwa bazongera kwiba wa ntibishoboka kandi yarabihakanye Nikodemo ni handi agaragara ngiye kwa Nikodemo ro kuntu byaje kugenda rero Yesu yaje gupfa amaze gupfa agwa igorogota intumwa ze zitari zatatanye zitazi ko yapfa ko nyine ya nkuru nyine ya nkuru y'ukuri Yesu yarapfuye bamwishe baratatana ko batagira imbaraga z'umwuka wera noneho ro umurambo wa Yesu ubaye ku musaraba Nikodemo nk'umuntu w'umuyobozi w'umunyepolitike wigererayo ufite izina wigererayo wibuke ko hari abantu bigererayo cyane udafite ikindi kibazo afite abwira Yozefu ati tugende bari ba ministry Yozefu bagiye kwa kumuyobozi ubwo ni Nikodemo nuriya Nikodemo se burya uwo nguwo nijoro ura wa nijoro ni wagiye gusaba umurambo wa Yesu
Imana ifite abantu bashobora ku uzi ikintu aho kantu reka yavuze ngo yabitse 7,000 bitarapfukamira bayari umva ikintu ariko uzi hari abantu babikinisha niba hari ikintu cyari kigoye ni ugushyingura nyine ni ugushyingura Yesu umva ikitangaza Yesu abantu banze umva Yesu abantu bafashe nk'igisambo baze wumve ariko kugira ngo uruka nyuma ya Yesu utanga imigati abigishwa ba Yesu barya imigati abiriko bavuza indurungura abiruka ku muzima ngo yabagaburiye ngo yabahaye ibiryo ngo yabahaye amazu umuntu ugaragara kuko ari umugishwa we ni wagiye kumushyingura atakivuga n'abantu babiri je nemera pastor sinzi uri kubyumva uwagiye kumushyingura atakivuga n'uwagiye kumushyiraho imibavu yamaze agiye kunuka nabarya bagiye kumushyiraho noneho rero barangije kuko gushyingura yapfuye mu rwa politike yishwe n'inama rwa rupfu rwa politike inama y'idini n'abanyepolitike bafatanyije biba ngombwa yuko rero bajya kwaka umuyobozi byasa kwabamo ingabo polisi abanyamushinga umutekano amakuru bazanye n'igisirikare ngo kimurinde ariko kiriya cyari inzimva umva rero byari ibintu rwa rupfu rwa politike rukomeye cyane byonyine kuvuga ngo urashaka kujya kumushingura Yesu ntiwamwica hatari ubufatanye bwa politike na leta n'idini hasabaga idini n'inzego z'umutekano harimo na politiki noneho rero nibo bagomba kujya kumusaba bajya mbere y'ubuyobozi bati twashaka kujya gushyingura Yesu barababajije ngese namwe niko handitse ngo murabigishwa be yego ariko harya bashubije ngo iki pastor baremeye nyine baravuze ngo turibo muba mu kazi mubana natwe ntabwo hasomye ariko gukura akazi ngese namwe burya twabanaga rata mbone mutanywa mbone mugenda mwibeta bajya mu kabari nkabona murahunze ubundi nkumva ngo sinzi aho muri bavuga ibintu bipfuye nkabona muracecetse naho mwari mubitse ibanga namwe mwajyaga mumwemera Nikodemo aravuga ngo ngiye naragerageje mushakashatsi nakoze no mu gitabo nanditse nasanze ibintu yavugaga nta muntu wabikora ataravuye ku Mana kandi amaze kuba cyari mu gishya navuze ubwa kabiri batubwo n'icyo ushatse kuvuga turamushyingura agira imva se imva rero z'icyo gihe ntabwo zari imva nk'izi rusororo oya imva hari mu Israel mu mabuye imva rero umukira yayicukuraga mbere ukazapfa kugira ngo itazabura birakaze kugira ngo itazabura imva yari aferi reba hariya muri ntani hariya mu makoro tujye ubona ko kubona imva ari aferi biragoye cyane noneho abakire rero kugira ngo adahangayika yaguraga imva ye n'iy'umugore n'iz'abana akagura irimbi umukire aguraga irimbi rye Aburahamu yaguze irimbi ry'umugore n'ry'abana ubwo rero Yozefu yari yaraguze imva ye arayubaka cyangwa beto avuga ati imva muzampambaha bahita bafata yamva ya Yozefu bayitiza Yesu impamvu nkoresheje gutira ni ukwera iminsi 3 gusa guzukara ibyo ntayisubiranye uza amafaranga yinjiza iyo mva amafaranga uyu munsi ikintu haye Yesu byise gutira kuko kandi yari amashuri 2 yarayemo kwa 5 nijoro uko yarayemo kwa 5 no kwa 6 kwa 3 mu gitondo yari yagiye sinza amasaha arangaye iyo mva n'uyu munsi uzabaza amafaranga abajya mu Israel ugiye kugura itiki ujya gusura ibikorwa remezo byo mu Israel iyo mvura yishyura irahari wishyura kuyireba wakwakandagira wavuze mwikise yindi yaryamye mu yayitije Yesu umunsi umeze kwa batarimo ntacyo ariko bakareba ngo ni nka cya giti wa muri byavuze ngo ndashima umusaraba ni nko kuvuga ati Yesu ari mu giti nta bantu barimbye gorogota se bitunze n'abaririmba ni nubwo birasa ni nko kuvuga ati Yesu ari mu giti nahuriye nawe mu giti muzakijyemo muzamubona reba wavuze ngo ndashima umusaraba ndashima imva nziza ndashima niyo simva nziza yandi ni ya Yesu se ko ndashaka ko Nikodemo yegeranije na Yozefu icyo gushyingura baramushyingura leta iramurinda noneho ikitangaza basanga ku ubwo mu bantu bari bahari azuka ubwo Nikodemo yarahari kuko hari ibintu Yesu yabwiye Nikodemo bitanditse hano yuhuye na Yesu hari ibyo atakubwira hari ibyo adashyira kwa rubanda noneho ubwo rero cya kintu twavuze ko nukuvuga ngo kumva imvugo y'Imana cyangwa ya Yesu bishobora kurinda umuntu gusaza cyangwa se bikamukiza gusaza niba yarashaje mu gihe kutabyumva byica abantu mu gihe bibasajisha nukuvuga ngo kumva no kumvira birakiza kandi Imana yagukirisha ubupfu bw'ibibwirizwa mwahura n'Imana mu giti mwahurira mu mazi mwahurira mu nuvanga abantu baduteze amatwi hari ikintu Yesu yavuze abantu bategeze bumva yabwiye umusamarakazi yaramubwiye ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ugabasanga Imana by'ukuri bayisenya umwuka no mukuri Imana ni umwuka
nukuvuga ngo iyo abantu Imana bahinduye ikintu kiri materiyeri baramye ibigirwamana biba bisaba yuko Imana umenya ko buriya ari umwuka iba hose. Umuntu wicara akora inama ngo ntibari kumubona unuva ko umuntu w'Imana uwo nguwo ugomba kugira ku rwego wumva ko Imana iri mu cyumba, iri muri salo, iri muri telefone, iri mu mafaranga, iri muri dushe, iri mu byo wambara, iri mu byo uvuga, ku buryo uri umuntu wageze hejuru ku rwego rwo hejuru. Neza kayo ko bahuriye mu giti, ngewe mpita mbwira abantu bati Imana iba mu giti, ariko muzurira igiti muzayibonamo, ariko igiti igiteko hari biti byinshi n'ikindi giti cyo ku ruhande kandi n'Imana yahuriye nayo mu mazi mu biziba bose ntibahuye kugira abantu ati Imana iba mu biziba. Ariko mwibaze muzi ko Yesu niyibajije ko yagiye korera kwa Zakayo ntago yageraga gahunda mu buzima. Yesu ntageraga plan, gahunda y'ino gukiza Yesu ajya arahabonye, siko twabivuze se araraho bamushaka. Bavuze ko randevu ya Yesu nuko umushaka, iyo uri kumushaka bihinduka randevu. Noneho bigahinduka n'akazi, noneho bita bihinduka gahunda ye. Nuvuga ngo n'ubu Yesu none si Imana ikora iki? Satani akazi ke ni ukwica, Imana igakiza. Satani ntundise neze akazi k'Imana Imana ikora muri make. Yesu yavuze gukiza, Yesu yaravuze ngo umwanzi ntagezwa umujura, kwica, kwiba no kurimbura. Yohana 10:10. Ariko mwari umuntu hazanywe no gukiza no gushaka icyazimiye. Ndetse Satani arwo yiga, Satani hari ubwo yiga, hari ubwo acuruza, ndetse hari abana agira yazishura minerivare ntayo akaza afite n'ukwica. Noneho Imana yose ikora iki? Imana yose iracuruza, reka ndetse Imana ijya kwigisha, ndetse Imana ijya kubwiriza. Akazi Imana ikora muri rusange ni ugukiza. Murakoze cyane. Reka dusubikire ahangaha tugaruka dufata umwanzuro. Turi mu kiganiro AMASAZIRO MWUKA, turi kurebera hamwe kutumva imvugo ya Yesu Kristo ko bitera gusaza mu mwuka. Kandi twabonye ko byumvikana neza ko iyo ufite umugisha wo kumva ijwi ry'Imana, kumva imvugo y'Imana, bituma ugira amasaziro meza. No kuvuga ngo uba ufite umugisha wo kugenda wumva ikimana ivuga. Ndi kumwe na Pastor Justin Gatanazi, Pastor Emmanuel Wambaje, nanjye Pastor Clement Muganza uyoboye ikiganiro. Ndimo nibwira ko yenda twazashaka ikindi gihe cyo kuganiriza abantu uburyo ki Imana ivuganamo n'abantu, ariko turi muri kino kiganiro twagerageje kubivuga. Imana ishobora kuvuga ikoresheje ibimenyetso, Imana ivugira muri Bibiliya mu ijambo ryayo, dushobora kumva ijwi ryayo nkuko twagiye tubivuga. Hanyuma Imana ishobora gukoresha ibitangaza, nka kuri Yesu yakoraga ibitangaza Nikodemo akabibona, akabona Imana akabona Imana. Imana ishobora no kuza mu nzozi, turabibona muri Bibiliya ko no mu nzozi Imana igivugana n'umuntu ashobora kumva ijwi. Yosefu yararose arota igisubizo kijyanye n'ubuzima ahubwo no mu marangamutima, yego, no mu marangamutima, mu mutima nkuko yabivuze, ushobora kumva Imana irankone yiyumvisemo gusoma, hanyuma Imana niyo yari irimo ivugana nayo, kandi nabona ko itari gusobanukirwa ibintu iri gusoma, hanyuma yohereza Filipo aza kuyisobanurira. Ni byinshi, enda twazabikorera ikiganiro kwabyo, niba ntacyo twakoze simbizi, ariko Imana ivuga mu buryo butandukanye. Ariko kuri uyu munsi wa none mu buryo bw'ibanze cyane ni ijambo ry'Imana, niryo rya mbere nagenzura n'izindi mvugo zose. Tukiri aho rero, hari abantu benshi bakunda gukerensa imvugo y'Imana. Hari nabo nsigaye mbona babikinamo teatre, bakabikoramo ibintu by'ibikino. Ngewe icyo nasaba abantu nuko bareka gupfobya ibintu by'Imana, bakareka kubikoramo na za publicité, bakareka kubikoramo n'ibintu bya comedy, bakareka kubikoramo n'ibintu by'imikino, kubera ko Imana ntabwo ibikunda biriya bintu. Kandi yafata umwanzuro kuri kiriya kintu. Imana irihangana nkuko twabibonye, ikagira imbabazi nyinshi, ariko hari n'igihe bigera igafata umwanzuro nkuko yagiye yifata hariya muri Egiputa. Rero abantu bikinisha bipfobya imvugo y'Imana. Ikindi nasaba abantu bameze nka Nikodemo, bameze nk'uriya mugaba w'ingabo, bari muri ziriya nzego. Hari mugenzi wacu wavuze ngo abantu gukora mu buryo batarimo kugaragara bishobora gutuma birani byiza, turanabishima kubo Imana yabyemereye. Ariko nanone Yesu yavuze ngo umuntu uzanga kumpamya ku mugaragaro, nanjye ntago nzamuhamiriza imbere y'Imana n'imbere y'abamarayika. Hano ubona ko Nikodemo byarangiye agiye kumugaragara, ahubwo yagiye ahamya ko aziranye na Yesu wapfuye, abihamiriza ibwami, avuga ati n'umurambo wenda wemera, bazo umuntu wemera umurambo. Abandi bamurukangaho mbere atanga imigati bari birutse, ariko yerekana ko Nikodemo adasanzwe. Yaravuze ati ngiye ndi umugishwa we, nubwo yaba yapfuye mbona umurambo gusa, nzi ko atagumayo
n'undi atanga imva ye amfite guhamya Yesu ntago bikojeje isoni biraryoshye ku buryo ugomba kubikora wihishe kereka niba byo uvuga ubeshya cyakora bitarakizwa birakumwaza hako umuntu wageze Golgotha ntago biteye isoni kuvuga ko Yesu ari umwami kandi tunabeshya ni nukuri ahubwo na Yesu na ubwe aguha n'imbaraga zo kwimuvugira byazahinduka ikiganiro renda nacyo bwacyo cyo guhamya Yesu ukuntu bishobora gutuma abantu badasaza mu mwuka akamaro kabyo twazagikora nk'ikiganiro hanyuma icyo nasaba abantu bifata ibintu by'Imana ngo babihindure ibikino munyemerere nsoreza aho ngaho abantu be kumera nk'abakwe ba Loti ndasaba abantu ngewe nsoza ko abantu batamera nk'abakwe ba Loti iyo usomye itangiriro cya 19 umurongo wa 12 kugeza ku wa 14 haravuga ngo babagabo babaza Loti bati hari abandi bantu abana b'amarika barimo bamubaza bagiye kurimbura Sodomo hari abandi bantu ufite umukwe wawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe nabo ufite mu mudugudu bose bakuremo tugiye kurimbura aha hantu kuko gutaka kw'abaharega kwagwiriye imbere y'Uwiteka akadutuma kuharimbura Loti arasohoka avugana n'abakwebe barongoye abakobwa be arababwira ati nimuhaguruke muva aha hantu kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu ariko abakwebe bo babigize nk'ibikino uyu munsi dufite ubutumwa bwenda gusa n'ubungu Loti yari afite babigize nk'ibikino ngo babigize nk'ibikino nitangiro 19 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 14 abantu bifata Bibiliya ngo bayihindure nk'ibindi bitabo bayihindura ibikino bifata ijambo ry'Imana riri kuvugwa natwe abarivuga twirivuga mu rwego rw'amaramuko abahanuzi bihanura mu rwego rw'amaramuko bamenye ko Imana ifite icyubahiro kitagereranywa n'umuremyi wa byose Imana yahozeho iriho kandi ihoraho bifata imvugo y'Imana kuko ijyana no gukiza abantu uyu mudugudu turimo uzashya uzarimbuka ariko abantu izo message ntibashaka no kuzumva pastor ntago bashaka kuzumva no kuzivuga abantu basigaye bazivuga ni bakeya Yesu cyamuzanye nukurokora abantu icyo kintu aba rero nabo babwiwe ahantu bari buhungire ariko babihindura ibikino icyababayeho nuko batwitswe nari amazuko rero twihindura ibikino ibintu by'Imana Imana baho umugisha mwese uburo tugiye gusenga niba ari umuntu urwaye rero nabo umunyakuri amenye ko umuganga bari kumwe Imana irahari indwara umenye ko iri joro bujya gucya utamenya aho yagiye kuko indwara nayo irabimenya tubwira indwara ikabyumva reka dusengera abantu barwaye dusengera abantu bafite intege nke mu bugingo n'afite ibindi byifuzo hano bavuze ngo akeneye ngakaji azajyamo ari kumva ibiganiro mbese ikintu cyose umuntu yumva ashaka kubwira Yesu nanyemerere yizere gupinga bikuraho n'amana bamubwiye bati wepfa kujya mu mazi nawe niyizere gerageza nigeze mbira umuntu basizera shaka nusuzugura we ikoje umuntu avuga ati ni binini shaka no gato usuzugura basi ariko wizerera ariko utizeye ngifata umuntu afata akantu gato ako yumva umutima ariko saka Imana yashobora oya we nako yaterura akajyana kuko buryo imodoka twari bishingwe zitwara ibyo wasohoye nago twara ibyo wasize nago imodoka twari bishingwe iri ku muryango n'abantu rabo ry'Imana ibintu byose bahaye Yesu yarabyikoreye reka rero dufata ibintu bazanye bakuye mu mitima bibaremereye ingwara zitumva muganga zitumva imiti ibibazo by'amagahinda n'ibibazo bindi bashyize imbere y'Imana nibizeri kandi barabona Yesu Imana y'imbabazi nyinshi Imana y'ubutwari idapfa idahinduka uko ari uri cyagiye n'umunsi nikomeze ntago washaje ntago iminsi yaguhinduye ntago amatangazo y'isi yatumye uva mu byimbo byawe twamaze kumenya ko uyu muntu akwizeye umuhamuhanye gahunda kandi aho ngaho akwizereye niho umusanga kandi ukora icyo yaguhaye kandi kigatuma uhabwa icyubahiro tugushimira abantu twabanye bataryamye bahisemo gufata umwanya ngo dusangire ijambo ryawe harimo abarwayi rero hari abantu bihanganye barwaye turi kumwe izi ndwara zananiranye zitumva muganga zitumva umuti ziyoberanya iri joro aka kanya uyu muntu utatugisenga indwara yibwirize uko uyu muntu ari kumva ijwi ryinjira mu mubiri we niryinjirane n'ubutware ryinjirane n'imbaraga zimukiza icyago cyose kiri mu mubiri we kandi n'ibibazo byo mu bugingo ufite intege nke mu mutima hari abatubwiye ati mudusengere twacitse intege twarabiretse twumva tutazi icyatubayeho ariko hamwe no gusenga uyu mwami udapfa udasinzira tumutumye muri abo bantu bose nibaryama barota inzozi batigeze kurota
barote Imana ibavura babone Imana yakira ibyabo barote nka Yakobo Mana twatuye umugisha kuba dukurikiye bose tubatuyeho umugisha udashira umugisha w'ubugingo no kuzasoza neza umugisha abo turi kumwe uyu munsi no mu gihe kiri imbere urakoze Mana mu izina ry'Yesu gira neza kubitwemereye gutyo amen amen